ubu twasubiye ku murongo kongera gukina amafilime yacu. Byahindutse tugiye kuzajya tubagezaho filime kuwa gatatu no kuwa gatandatu no kuwa mbere saa 12. Murakoze. Nkuko byari bisanzwe twabagezagaho filime hashize igihe kirekire rimwe ntitunazishireho ariko ntago ari bya bindi twisubiye ariko twizeye ko bigiye kongera byongeye byasubiwemo. Inama twayizeho twabisubiyemo cyane tugiye ko noneho igihe tugiye kujya tubaha izi filime ni kuwa mbere saa 12 z'umugoroba, kuwa gatatu saa 12 z'umugoroba ndetse no kuwa gatandatu saa 12 z'umugoroba. So abakunzi ba Kecha Cinema mbahaye ikaze ku rubuga rwanyu rwa Kecha Cinema. Ubu turi kubanyuzaho filime bita Nagenda series ariko iri kuza igoranye, ikaza itinze, ikaza nyine hashize igihe kinini twarayirambiwe. Ariko ubu ngubu rero twifuje kuganiriza umwe mu bakinnyi ba Kecha Cinema aduhe impamvu zatumaga batugezaho filime batinze, anatubwiye ko byakosotse cyane ntabwo birakosoka na the solution ifatika kugira tumenye ngo turadukurikirana filime amasaha aya naya tuyibona amasaha aya naya umunsi uyu nguyu n'uyu na the solution nyirizina, kandi aduhe ibintu biri ku murongo natwe tureba filime bijya bitworohera kuba twareba filime tugafata inyigisho tukareba n'abandi bacu tuzereka bakuramo inyigisho. Reka uyu munsi rero twifuje kumuzana umwe mu bakinnyi bacu atugezeho gahunda z'umunsi, natubwira amazina ye kugira ngo dutangirane ikiganiro cy'uyu munsi. Murakoze. Mwiriwe, amazina yanjye nitwa Mporanyisenga Delphine, ndi umwe mu bakinnyi ba Kecha Cinema TV. Twishimiye uburyo mugenda mudukurikirana mutureba, ni byiza cyane. Ndi umukinnyi wa filime Kecha Cinema. Bakunzi bacu rero turabakunda cyane kandi turabishimiye kubyiza muhora mutugezaho bya buri munsi. Twishimiye kubabwira igihe tuzajya tubaha amafilime yacu ni kuwa gatatu kuwa mbere saa 12 z'umugoroba, kuwa gatatu saa 12 z'umugoroba no kuwa gatandatu saa 12 z'umugoroba. Turabakunda cyane, murakoze. Ciao ciao. Mukasekuruza Ariane mbagezaho Kecha Cinema filime zacu. Filime zacu ni filime twakunze cyane, twifuza ko twaracitse intege kubera ibibazo by'imbogamizi bizamo tukarwara, ariko ntabwo twigeze ducika intege. Ubu twasubiye ku murongo kongera gukina amafilime yacu. Rwose ntimucike intege zo kuzireba. Mwari mukoze mwifuza kuba mwazibona. Yes rero reka tugire ibyo tukubazaho uze kudusubiza kandi duhe ikibazo nako duhe igisubizo twifuza. So njyewe ikibazo mfite YouTube yanyu sinzi ukuntu muri kubigenza, ndi kubona filime kujyaho kwezi gushize, byagenze gute kuki mutare gukora cyane nko mwari musanzwe mukora? Impamvu idatuma turimo turakora cyane ni ukubera nyine twaracitse intege kubera impamvu nyine zo kurwara. Ntago ari ugucika intege burundu ko twacitse intege zo kudakora, ahubwo ubu ngubu noneho kubera ko tubaze gukira tugomba kugaruka kongera tugakina mukomeza mukatureba. Ngewe ikibazo nikiri kwibaza, ese koko n'ibibazo mwari mufite byakemutse cyangwa biracyari n'ubundi mugiye gukomeza mujye mutujisha musange mwongeye mukizo filime hashize ukwezi hashize ibyumweru bitatu ibyumweru dushaka igisubizo cyanyacyo? Ese tugomba nyine kuba tugiye tureba filime buri cyumweru yasohotse, mugiye kujya mutugezaho episode bidatinze cyane bitarambiranye? Mugiye gira icyo tubwira abakunzi ba filime nyarwanda, turahari cyane ariko filime zanyu tuzirebaho tugasanga hashize ibyumweru 4 filime itarageraho. Duhe solution nyayo. Ese ibintu birahinduka cyane ntabwo birahinduka? Ntabwo birahinduka, ahubwo tuzadukora kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Ibintu byahindutse cyane ntabwo birahinduka. Ibintu byahindutse ko mugiye kujya mutugezaho filime cyane ntabwo birahinduka. Byahindutse tugiye kuzajya tubagezaho filime kuwa gatatu no kuwa gatandatu no kuwa mbere
12:00. Ubwo rero twizere ko noneho twongeye tugaruka ku muyoboro wanyu wa YouTube channel dukurikirane filimi zanyu 5/5 tuya tubona episode zasohotse nabyo kudutinza. Murakoze. Twishimiye ko twongeye kugaruka, twizere ko mumeze neza nk'uko byari bisanzwe kuri Culture Cinema yacu. Ntago ari kwa kundi byari bimeze, twabahaga filime hashize ukwezi byumweru 3 mwe na rimwe tunazishireho, ariko ntago ari bya bindi. Twisubiyeho, twari dufitemo abantu barwaye cyane, nanjye ubwanjye nari ndwaye, bari benshi barwaye, ariko twizeye ko bigiye kongera byongeye byasubiwemo. Inama twayizeho twabisubiyemo cyane, tugiye ko noneho igihe tugiye kujya tubaha izi filime ni kuwa mbere saa 12 z'umugoroba, kuwa gatatu saa 12 z'umugoroba, ndetse no kuwa gatandatu saa 12 z'umugoroba.